n'umusore cyangwa umugabo. Ukuramo mbere ni umugore cyangwa umukobwa. Ahambuye umwaku ari wo mweko, noneho uwo mwaku wari ukingirije ubusa, noneho ubonye ubusa utari ufite gahunda yo kurara. Noneho ubwo ngubwo umukandara witwa umukandare, kuko umwaku wari ukingirije ubusa ubonye ubusa, noneho umukandare uhita ukuramo umukandara. Ubwo niba byari biri muri gahunda nzima nziza, biraza kuvamo imigisha. Ariko niba bwa busa, wa mwaka wari ukingirije ubusa, uwuguze watanze amafaranga, ubwo uguze ubusa, kandi uwahawe ubwo busa yawuherewe ubusa, agomba no kubutangira, gutanga bwa busa akabutangira ubusa, ntabwo bugurishwa. Ubwo nyine niba waguze, uguze umwaka nyine, uguze ubusa bwari bufite bariyeri y'umwaka. Ubwo utwaye umwaka, waguze umwaka wari ukingirije ubusa. Umukandare ahubwo wahumye. Niba rero warashatse umugore cyangwa ugashaka umugabo muri ubwo buryo, ukamushaka hari ibyo ubanje kumugurira, ukamushaka hari ibyo abanje kugusaba cyangwa abanje kureba, uwo ntabwo yakira umuhigo. Uw'inyenyeri iba yarazimye. Umukuru wa bose ntiyakira imihigo yaciye muri ubwo buryo, muri izo nzira, ntabwo yakiriye ibyiza. Mugomba kubanza kwikosora, kandi mbere yo kwikosora, abana kwikosora, nuko n'ababyeyi babanza bakikosora. Ubundi umugore yari umuryango. Kera nta mayibobo zabagaho ku ngoma y'abana, ndetse namwe mwabaye impunzi murabizi ko nta mayibobo zabagaho. Mwese muhunguka, FPR igafata igihugu, ntabwo yatahukanye za mayibobo. Abenshi baravuga ngo ni ikibazo cy'intambara. Ubu si intambara kuva aho irangiriye kugeza ubu, si imyaka 27 ishize. Nese ubu dufite mayibobo zifite imyaka 28, imyaka 30. Nazo dufite zifite imyaka 5-10. Ni ikibi. Kandi mwese mubarirwa mu nsengero. Icyo ni ikibi. Umugore yari umuryango, umugabo akaba w'umuryango. Wagira ibyago watakaza umugore, kuko wabaga wamuhawe n'imiryango, imiryango yagusumbushaga murumuna we. Iyo yabagaje mu muryango, babana ntabwo yabareraga nka mukasi, kuko azabarera nka nyina wabo, nanabyara n'abandi, uzigira mu kazi nta bibazo ufite, kuko ni umuryango wakomeje kwibera mu muryango nyine. Ntabwo wagiye kuzerera mu bandi utaruye hirya. Ubwo nutakaza umugabo uri umugore, muramu wawe cyangwa se wabo wundi araza mu rugo. Umugore yabaga ari umuryango, umugabo ari umuryango.
aho mwabaga muri mu nzira ya rurema, aho niho mugenda musenya isi ikagenda irangira. Aho niho ba bagore cyangwa abakobwa bakira umuhigo bakazawushyikiriza umukuru wa bose. Uwo ni umuhigo uciye mu kuri wahawe umugisha na rurema na jambo bukuri. Aho ngaho bishyigikiwe na karande, ingoma y'ibizima shaka. Kuba mu Rwanda, niba uri umuyobozi w'u Rwanda, nta kujenjeka. Niba hari ukora ibibi, murwanye, hagarike cya kibi. Hari abagomba kubarwanirira, abadufashije mu ntambara tugahagarika ikibi. Ikibi ntabwo cyahagaritswe n'amasasu gusa, hari n'izindi mbaraga burya zabagendaga imbere. FPR hari imbaraga zabagendaga imbere zihunga abanzi, zirukana abanzi, sha nta mwanzi waguhagarara imbere. Izo mbaraga abo bazima barahari, abazima. Aha mu Rwanda bitwa bazima, ariko hakurya kubera yuko bamanuka igihe cya Ruganzu bamanutse bababwira ngo bagomba kumanuka bitwa abakeza rurema Kwanda, bakomoka ku mwami Gihanga. Bageze hakurya kubera yuko bari barakoze ibi, baragobwe, abenshi muri Afrika baragobwe indimi, bahita babita ngo ni abacwezi, bo bakeza rurema Kwanda. Ngira ngo abenshi abacwezi murabazi, bariya ni Abanyarwanda, ni imfura zo mu bikomangoma, mwahungukanye nabo burya bari babari imbere. Barahari kandi, ariko uko mugenda mukora ibibi bigirayo, ariko mukoze ibyiza bahagaruka. Abo nibo bagomba kurwanya ikibi. Ntabwo ikibi kirwa isaso, abapolisi, abasirikare ntabwo barwanya ikibi. Ikibi kiri mu bitagaragara, kigomba kurwanywa. Rero n'abariya badufashije igihugu kikaboneka, nibo bashobora kurwanya ikibi. Ntabwo isaso rirwanya ikibi. Uzahagarara ku muhanda abikoreye ikibi baceho, kuko kirimo imbere, we nturi bukibone uri umuntu. Ariko wa wundi ureba mu mutima wa buri muntu, ureba mo imbere, niwe uhagarika ikibi akakimukuramo. Abenshi bagiye baduhemukira batazi yuko bazahura n'ingaruka. Nta muntu ugihemukira umunyarwanda ngo birangire. Imbaraga munafite mwebwe nta nubwo muzi neza arizo. Igihugu cy'igituranyi twabahagazeho, bari babayeho kubera u Rwanda, kubera Abanyarwanda. Umuyobozi wabo ahora avuga nyewe ryo mucwezi, azongera bivuge. Abazima bigirayo, iyo uhemukiye Abanyarwanda ukabica ukabahemukira, baragufashije, bigirayo. Bose bari abaturage ntibari bahari ko batajyaga bavuga, kubera yuko abazima babaga babari mu mitima. Baratwara bafashije. Ziriya nka bafite ni nyambo z'ibwami. Niyo mpamvu nta munyarwanda wajyaga mu gikomera ngo agiye kujya kugura inka ngo azorore. Bazitangiraga ubusa kubera ko ntabwo zari izabo. Nshuti yanjye, nshuti zanjye, mfite byinshi ngomba kubigisha. Mfite byinshi ngomba kwigisha u Rwanda.
mfite byinshi ngomba kugaragaza by'amateka yanyu yazimiye. Mfite byinshi ngomba kugaragaza by'ikibi kirimo gitutumba. Abenshi bibeshya ngo bazarwanya ngo ubuyobozi ngo babukureho ngo hanyuma ngo bongere ngo bayobore nka bya bindi byabo bya kera. Baribeshya. Kandi namwe mujenjeka, nta muntu n'umwe ugomba guhunga iki gihugu. Aha ngaha hiswe u Rwanda, umuntu wese azahagwa, kandi n'uzaba yamuhitanye nyuma yaho nawe abazima bazamurangiza. Nibamara kumurangiza, Afurika izafatana, Uburayi burangire, u Rwanda nirurangira ari ryo pfundo rya rurema na jambo ndetse n'igihanga, ikiremwa muntu cyose kizarangira kuri iyi si. Ipfundo ry'isi, ipfundo rya Afurika n'u Rwanda. Afurika ni ipfundo ry'isi. U Rwanda nirumara kumara, Afurika izarangira, isi izarangira. Noneho abazima bongere bayigarukeho, ndetse banajya no muri biriya bice, kubera ko abazima baho barafunze, bafungiye mu butayu. Ibizima bifungiye mu mazi, ariyo ya yindi yari ya 51. Ibirimo ntago baba bazi ibyo ari byo. Ibyo mbabwira ni ukuri kwambaye ubusa. Bimwe biri mu gisigo cy'inzira yitabaza, babahishe Alex Kagame akabipfana. Ntabyo mwigeze mumenya. Ibyo babahaye n'ibyo kuvuga ngo uri umusinga, ngo uri umuziga, ibintu bene nk'ibyo bidafite umumaro. Inzira ya kirogoto. Ariko n'ababitwaye ko baravuze ngo nibabyandika mu rurimi rw'amahanga, ngo be kubyandika mu rurimi rw'abanyarwanda, aho ngaho no hari izingiro. Ibyo mba mbabwira ni aho ngaho biba bituruka. Gihanga kirabakunda, jambo arabakunda, ahora bafitiye impuhwe. Ibyo murimo gukina nabyo ntago muzi ibyo ari byo. Inyenyeri zakaga mu kabuno nimwe mwazitwara kubera ibibi byanyu. Iyo ukomeza ukora ibibi, ya nyenyeri irazima, igomba kukonga ubwonko ikomotana n'isanzure ry'ijuru rya mbere ry'ibizima byabohereje kuri iyi si. Uzahemukira umuntu, numuhemukira ngo witwaje ngo muri benshi, uvuze leta nabi abona abafana. Muvuga ngo muri benshi, kuri rurema na jambo nta benshi babakora nshuti. Ibyo mbabwira mwebwe ntabwo muzi ibyo ari byo. U Rwanda rwo hambere rutandukanye n'uru Rwanda mubona. Hari byinshi ngomba kubigisha. Ibyo bisigo uko ari bibiri bikubiyemo ibintu byinshi mwebwe mutazi. Bikubiyemo ibintu byinshi bifite imbaraga kandi zibitagaragara. Kandekera aho ngaho gusa, ariko ugomba gukurikira ibi biganiro agomba kubihumugisha, agomba kubiteza imbere. Ubushobozi ntabwo mba mfite, kuko uwo nkorera ntatanga amafaranga, ntatanga ibyo byose mubona ngo bizamure inoze. Nzajya nkoresha bikeya nshoboye. Iyo ministeri muba zishinzwe umuco n'ibiki byose, kuki mutareba ibi biganiro ariko ngo mujye munangana cyangwa munamamagare tuganire?
kambareke murakoze cyane. Nyagasani rurema jambo n'igihanga, mubane nabo igihe cyose, n'abazima muhumeka babafashije, ububerekeje y'ibirunga. Inyenyeri ku ijuru zaragiye ariko zajyanywe nuko izo hasi zagiye, zari zifitanye isano. Ubu mwiyambuye umucyo muhitamo umwijima, bizagere nijoro none urebe yuko utari mu mwijima. Iyo Mana niba ari y'ukuri, kuki utura mu mwijima ikirere kikaba kijimye? Ukurikira Nyagasani ugakurikira rurema na jambo bukuri n'igihanga, umucyo uragaruka, inyenyeri zikaboneka. Ariko niba zidaharuka buri mu mwijima, uri mu mwijima nyine, niyo mpamvu unuka. Gusa ariko ngenda bakunda, byibuze bamwe abazifuza ko inyenyeri yaka izaka, kuko dufite imigezi 9 n'iriba rya 10 rurema yabayeho arema. Wagarura biriya inyenyeri yawe kongera ikaka. Ndabashimiye kandi ndabakunda, murakoze cyane.